narahavuye nigira mu baturanyi ewana sinkubeshye pe kugira ngo turye aho hantu nari nagiye twatangaga kotizasiyo kuri icyo gihe ufite imyaka ingana? Kuri icyo gihe nigaga muri primaire nari mfite ubundi natangiye kwirera mfite imyaka 8. Urumva uko gusaba gutigita ubufasha bwo kujya kwiga ukarangiza amezi 3 yose ane uri guhiga ubufasha. Igihe mbikiranye ntangira icya kabiri nakirangije ndi uwa nyuma. Paga Kimironko ngakora urugendo ngiye Kagugu. Giye gusura inshuti ubwo ninsanga wariye nyine ndakotoye. Urumva? So kuri ubu rero life yarahindutse. Nibwo nahise nigina ndavuga ati ubu rero ngomba kureka iby'ubunyamugi ahubwo nkagira gute nkagana ikiyede. Mu byukuri sinzi niba mu buyede ariho harimo amafaranga ariko nkaba nari mfite spirit mind nakuranye yo kumva ko ntifuza akazi. Ntago byumvikana vraiment cyane ko hari n'abatarifuza ko niga ari nk'umuntu wigeze umbwira ngo buriya sendwa ari kwiga zarangiza. Man reka mubwire ko narangije. Ewana ubundi icyo gihe nibwo nahise mvuga ati ubundi Kigali najyaga nyumva muri story. Ntabwo ndayibona urumva. None nkibaza ndasubira kwandi. Nta hantu ndi bujye. Sister wanyangaga ntabwo bibaho. Muri ba baturanye dukora kotizasiyo kugira turye ndakoteza iki se? Ewana umukire muzi hariya muri 10 to 10 Rusizi kwa Mbanza Bugabo. Hariya niho bampaye niho niberaga. Mpaba ndi mutoya byatari nta kindi nakoraga ko ari kumenya ko ibyatsi byameze nkabirandura bagira gute ubwo niko kwishyura inzu nyene ubwo kurya na handi naho njya nkabaganiriza akavuga ati kujya kurya hano ni hatoya ni warara kagenda gutyo ubuzima barakomeza kandi ndi kwiga. Ni Inzozi TV online ni ibyishimo kuba turi kumwe n'ubundi. Turacyakomeza kubasabira umugisha uturuka ku Mana, turacyakomeza kubasaba gukomeza gukora kandi mugahirwa. Ahangaha turi n'ubundi turacyatembera tugenda dushaka impano nyinshi zitandukanye, tugenda duhura n'abantu bafite ubuzima bushobora kugira ikintu ashobora kuvuga inkuru y'ubuzima ikagira ikintu ishobora gusigira. Uyu wo turi buganire no munsi yego harimo igice cy'ubuhanzi kiwe ariko icyo turi bwibandeho cyane turi bwibande ku nkuru yiwe y'ubuzima. Ari butangira twibwira icyo tubasaba nta kindi ni subscribe no gusharinga zino nkuru like haba hari icyo wabonye kitagenda neza ukakitubwira muri comment kigakosorwa ndetse niba nawe ubwawe ufite nk'inkuru ushaka kuba wadusangiza nawe wabicisha muri comment nimero zacu ziri hariya watubwira. Rero reka dutangire ni ibyishimo konde kumwe nawe watangira wibwira abakurikiye Inzozi TV online. Murakoze cyane. Nitwa MAKSUDI Omar, izina ry'ubuhanzi ni MAKSUDI. Kury'ababyeyi ni MAKSUDI Omar. Ntuze kumbaza ngo ry'ikinyarwanda nibyo bibazo mpora nabyo cyane. Nibyo bibazo mpora nabyo ntago ushaka kwirirwa gusubiza icyo kibazo. Niyo mazina yawe? Niyo mazina yanjye nitwa MAKSUDI Omar. Na mazina wahawe n'ababyeyi? Yego. MAKSUDI kugira ngo nubundi mvuge ngo nganire nawe mbere na mbere hari agace k'umuziki n'uyu ntago twatangira hataje ako kantu kuko niba n'ubundi uri umuhanzi kagomba gutangira ndagira ngo utangire uturirimbira agace gato k'indirimbo yawe. Wallahi nayibagiwe kabisa. Wibagiye indirimbo yawe? Nibagirwa cyane kabisa. Nta kantu na gato waturirimbiraho? Bashaka kubaririmbira yakozwe. Yego. Ubu ngubu umuziki ndi kugaruka nubwo waruvuze mu buzima bwanjye ndazi kubivuga. Natangiye mu muziki nza kugeraho nza nk'uparitse nta muntu ujya ureka ikimurimo ariko ubu ngubu ndi kugaruka hari imisitari mfite myinshi kandi imeze neza kabisa. Niba wakoze warayibagiwe ariko ubundi iyo ndirimbo wibagiwe niyo muri kangahe? Mana yikoze 2008. 2008 nibwo waherukaga muri studio? TFP kabisa. Ariko ntago ari imwe reka wenda nibuka indi bariyo iyo nibutse isisa ariko mani ko hari imbi ni igitutsi ni igitutsi sawa. Okay handirimbo yitwa ndagukunda zumva mu rap ivuga ngo nyamusa n'inyange mukubisa amaso umutima uradihuhunga igituza nanjye mbibonye ntiwasanga ruye phone itabaya nsigira nambara ndevira tang ndori yo nseko na byinshi bitatse uwo mwari w'urwa n'icyaba igihombo nguhombye wankunze
nibyo ako ngako Maksud, ubuhanzi reka tuwe wenda tubushyize ku ruhande ahubwo tuganire ku buzima kuko nicyo cyatumye duhura none. Ubuzima bwawe ndagira ngo utangire uvuga mu rugo uko wavutse, tugende tuzamuka turenda dufata uduce, turatangira wenda tuvuga mbere nyine ubwo mu bwana bwawe nicyo nshaka ko duheraho. Nge rero ubuzima bwanjye ni long story nyine, ariko buri wese burya agira ubuzima bwiwe, usibye ko buba butandukanye kandi burya ubuzima bundi uko umuntu abutwaye niko bugenda. Ubundi ngiye kukubwira inkuru yanjye natangirira mu mavuko yanjye. Ni inkuru ibabaje ariko inashimishije ku rundi ruhande cyane. Mbo muri akanya nakabaye ndi nk'umuntu ukomeye cyane muri gereza nkuru y'u Rwanda. Ndi umuyobozi uyobora ariko imfungwa urabyumva. So navukiye muri Tanzania, Mwanza, niyo mpamvu wumva amazina yanjye nta Kinyarwanda. Ku bw'amateka yabaye mu gihugu cyacu byabaye ngombwa ko mvukira hariya. Naje mu Rwanda rero mfite imyaka 4, nari mutoya. Mama nari mbuze umubyeyi papa, nzana na mama aje iwabo kuburana amasambu y'iwabo, ariko mu by'ukuri amasambu y'iwabo nawe niyo yazize. Nari mfite imyaka 8. Niyo yazize ubwo bamwishe bamuhora ayo masambu. Yego. Nkaba nari mfite mushiki wanjye ndamufite na n'ubu, tuvukana ku mubyeyi umwe, duhuje umubyeyi umwe, mama. Mbo aho niho nakuriye, ariko nawe akaba ari umuntu utarigeze yiga kabisa. Ibyo yakoraga muri icyo gihe nabonaga ari ubugome, ariko kuri ubu maze gukura ndanaliza mbona si ubugome ahubwo ni ubujiji. Kuba atarize kumubwira ngo ugiye kwiga ni ikibazo. Barabyumva. Ikindi mu miryango nabo ntibanshaka kubera iki? Kubera ku urumva niba amasambu no byagenze gute rero naje gutekereza ndi umuntu ukunda kwifatira imyanzuro guhera mu bwana bwanjye kuva ndi mutoya, ariko nkagisha inama cyane. Gusa mu nama nyinshi ngisha shobora gufatamo akantu kamwe gusa ugasanga byinshi ni ngewe wiyobora. Kwizera byo ndizera mu bundi buryo ariko butari uburyo kumfatira imyanzuro. Mbo ndakomeza mbona kubana mushiki wanjye ntibikunda, adashaka kongera kwiga kandi nkunda ishuri nyirizina. Narahavuye nigira mu baturanyi. Sinkubeshye pe, kugira ngo turye aho hantu nari nagiye twatangaga cotisation. Kuri icyo gihe nigaga muri primaire, nari mfite ubundi natangiye kwirera mfite imyaka 8 nabanaga na mushiki wanjye, ndakomeza ndangiza primaire ari we turi kumwe ku myaka 12. Aho nari ndangije mu wambere ndibeshye, narangije mu wambere mfite imyaka 13. Habayemo rotari kubera iki? Kujya gushaka amafaranga y'ishuri, nkaba mvuye mu ishuri nayabona ubwo umwaka utaka aribwo nzarisubiramo ngasubira hahandi nkakomeza niga gutyo, ariko ndarangiza ndanatsinda neza. Ndabyibuka mwe mu sambu yari ihari, wa muvandimwe wanjye waje kumbwira ati rero reka tuyigurishe kugira ngo ujye kwiga, kuko yarabizi ko nkunda kwiga kabisa. Ndamubwira ati nta kibazo, ariko turandika ko ari we wagurishije. Ndamubwira ati ntacyo kabisa. Papa wanjye yarayigurishije ibihumbi 10 njye ku ishuri. Yose ibihumbi 10 njye ku ishuri. Ubwo nasinye nyine ko ngiye ngomba ibintu nk'ibyo. Narastragolinze icyo gihe njya gusaba ubufasha ku murenge, ibintu bya minaloke bitakibaho, ibintu bifasha abana bitagihari. Haje za 9 urabizi, ndi umwana witsindiye, noherejwe kwiga muri TTC Mururu, kira kigo cy'abihaye Imana. Arahagingagari witonde. Nubwo nigaga nabi ariko nawe mfite umutwe muzima. Mbo nuko naje guhura n'umuntu yemera kunyishyurira. Nkubwije ukuri navaga mu rugo buri gitondo nk'umuntu ufite akazi, nkajya ku murenge bakambwira ati genda uzagaruke umunsi uyu n'uyu, nkanga kugenda nkicara aho ngaho. Basohoka se kutatashye, nkavuga ati ikibazo mfite ntago cyakemurwa no gutaha, ndaguma hano nimutaha dutahane ejo nzagaruke, kugeza igihe muzabona ko ubufasha mbukwiye. Byageze umuntu aranyitangira aranyishyurira. Mu kunyishyurira haje kubamo kana, narangije uwa mbere
neza ku manota meza, ariko igihembwe cya kabiri uko njya natangiye igihembwe cya kabiri, cya mbere nagiyeyo cyararangiye. Urumva uko gusaba gutigita ubufasha bwo kujya kwiga ukarangiza amezi 3 yose 4 uri guhiga ubufasha. Igihembwe kiranye ntangira icya kabiri nakirangije ndi uwa nyuma ku manota 55. Ewana nagiye mfite ubwoba ariko barampembye ndavuga ati kabisa. Nuko ndimo nihuta ibyo birenze hahandi kugira ngo turye twatanga cotisation narakomeje ndasurvivinga. Ubwo njya mu mirimo myinshi kabisa itemewe na leta, forode ibiki n'ibiki, abona hariya irusizi mururo nta kindi kibatunze pe, ariko nkabikorana ubwenge, nkabikora avuga ati tudufaranga natwo kwishyura ishuri ibintu nk'ibyo na cotisation ibintu nk'ibyo mbo. Ariko kugira ngo nihute ndemve kuri icyo gice ko naje kuhava naho ngaho njya handi, noneho aho ubuzima bwatangiye gukara. Mfite imyaka 12 nibwo nagiye muri ghetto, njye nibwo natangiye kuba muri ghetto. Nabwo nta mafaranga mfite, mbo naragenda nkigisha umuntu nkamubwira ubuzima bwanjye, yakumva ba inspired akambwira ati icyo nagufasha niki. Ewana umukire muzi hariya muri 10 to 10 Rusizi kwa Mbanza Bugabo, hariya niho bampaye, niho niberaga. Mpaba ndi mutoya byatari, nta kindi nakoraga ko ari kumenya ko ibyatsi byameze nkabirandura, agira gute ubwo niko kwishyura inzu nyene. Ubwo kurya na handi naho njya nkabaganiriza akavuga ati kujya uza kurya hano ni hatoya ni warara, kagenda gutyo ubuzima barakomeza kandi ndi kwiga. Ushaka kumbaza ati amafaranga yakuraga he kwishura ishuri ibintu nk'ibyo. Ubwo aho ndabivugira iki, ajye mura n'abana cyangwa se urubyiruko bagenzi banjye, kambwira ati ntago yize. Ese kubera icyo utize? Ati wacu babuze amafaranga ni impamvu z'ubukene. Mu byukuri ngiye ntago nemeranya nabo, cyakora nta debate nterana nabo ndabareka, ariko mba nzi neza ko burya ikintu cyose umuntu ashaka akigeraho. Byanze bikunze buriya ikintu nahise nk'umakuru isomo riye, ikintu ababyeyi batumariye no kudushyira ku isi. Ko aramutse anitabye Imana akikubyara ntukurase, kandi ukuze neza wowe iyo wahisemo neza ugakura neza ubu umuntu muzima. Nabayeho gutyo nirera nza kuva aho ngaho Kamembe mbanerekeje i Butare jya kwiga section muri Hege, n'ubundi nkomeza ndi umuhanga. So mvuye hari Rusizi urabona hari abantu bari banzi nashoboraga kujyayo nkarya, biba byabuze ubuzima gakomeza, none mpindura ubuzima. Ariko nahavuye kubera za mpamvu z'imiryango bitameze neza, n'ubundi bankurikirana baranamfungisha kabisa. Nje baramfungisha ninjye muntu wamaze iminsi mikeya muri gereza centrale, nahamaze ibyumweru 2 gusa. Isambu nuvuga ngo icyo banzizaga bari banshyizeho kese, bakwiyo kese yahuye na miliyoni 2, kandi kugira ngo ziboneke urabyumva nagombaga kugurisha igice cyasigaye. Nje mbibonye gutyo baranyinginga ngufata umwavoka, ariko wapi sinkubeshya umuntu wamburanishaga yari yafashe akantu mani. Ubu no mushinjacyaha yari yafashe akantu ko yari umwishumi y'undega, ari umuntu basengera ngo akabyara yari yarabuze urubyaro ibintu nk'ibyo. Mbo ntago ari ngombwa kumuvuga. Hanyuma nyuma yaho rero naje kuvuga ati ngomba kuva hano kugira ngo ngire ubuzima, ntaza kugira ikibazo, ntaza kugira risk. Ndahava nerekeza i Butare mbo ndiga naho kugira ngo nige neza. Nakoraga ubuhanzi, ariko none sinkore bwa buhanzi ngo nje muri studio, ahubwo ngakora ibintu bitabimpa amafaranga direct. Mu boye buryo rero buryo nabikoragamo, navugaga imivugo. Ku mivugo ntago noroshye, umuvugo mvuze ntabwo byibuze sinaviragamo hafi nageze ku karere. Ubwo nkahita mvuga ati ishuri ndishyura umwaka wose, ninjye wishyuriraga umwaka wose. Ku cyangwe kabisa ko nkunda kwambara neza, nyakuye mu mivugo. Rimwe na rimwe nkaba mfitanye kontra n'umurenge ngenda nigisha abantu imivugo nko ku ndwara y'igituntu.
Bo ndakomeza mbona ndarangije naho ndangiza mfite amanota meza. Nzi Kigali nje kwiyandikisha ngo nkomeze kaminuza, ariko ngeze i Kigali naje gutekereza ko nta handi mfite ubufasha, ndabigenza gute? Kigali ndahibaho gute? Bourse bampa niba 25 azamfasha, azandihira nkomeze nige nanakemura bezwe zose? Mbona ntibishoboka. Nibwo nahise nigina ndavuga ati rero ngomba kureka iby'ubunyamugi, ahubwo nkagira gute, nkagana ikiyede. Urumva icyo gihe wari uje kwiga ku kihe kigo? narinje kwiga hano kiye muri kaminuza y'u Rwanda, college y'uburezi. yego. Mba ndakatiye gutyo ndavuga ati wapi, ahubwo reka nshake amafaranga ninyabona nzajya kwiga. Mu by'ukuri sinzi niba mu Buyede ariho harimo amafaranga, ariko nkaba nari mfite spirit mind nakuranye yo kumva ko ntifuza akazi, ahubwo nifuza kuba self employed, kuba njewe ubwanjye nifitiye ahubwo ntanga akazi. Ibyo ni nahoranaga muri mind, ampora ntekereza ikintu cyangarukaga mu mutwe cyane. Numvaga nifuza gukora nk'isabune, ariko isabune ivura indwara. Urabona isabune tumenyere nizo kumesa, nizo gukuraho umwanda. None ngiye nkumva nifuza gukora isabune ivura. Ubwo naratiza navuga ati niba habaho umuti w'amahumani, kubera iki uwo muti w'amahumani ntawo byazamo ikintu runaka, ahubwo ikabisabune noneho, aho kugira ngo ibi byatsi biki n'ibiki. Nkongera ngatera navuga ati ariko wakora ngati watekereza igitekerezo, ko numvaga ngiye kubikora simbishobora, aho ngatekereza ibitekerezo, aho gati ibitekerezo nanabigurisha. Wenda akaba ariyo nzira y'ubukire, ntagiye kujya kudepoza. Icyo gihe wari uri gushaka amafaranga yagufasha kuba uri ku ishuri, ariko nabwo ukakemura n'izindi bezo ufite mu buzima. Oya, muri ibyo bitekerezo nabitekereza nkiri kwiga, ahubwo ndi kurwanya igitekerezo cyo kuvuga ngo nindangiza ngo bazamakazi, ngo nzajya gusaba akazi. Ahubwo numvaga nshaka ko nindangiza ngiye nzatangira umushinga wanjye, nzatangira mbese nza expose ibitekerezo mfite, noneho akaryo bimpa amafaranga ngiye ntangiza business yanjye. Ntekereza ikindi gitendo ndavuga ati ariko mbona urabona turiya tuntu iyo barimo kubaza igiti tuno dutakara arabyita ubuturu, sinzi bira bintu biva ku giti urabyumva barimo kubaza turiya tuntu, nkabona abantu harabafata bakaducana, nkavuga ati ariko ibi bintu buriye wabifata akabivanga n'amarira y'igiti ko nayo mbayacanye mbona yaka, ntibyavamo ibintu bisimbura amakara. Ntekereza gutyo, ariko ibitekerezo bikaguma gutyo simbi develope. Nkomeza ikiyede cyanjye ndagikora kabisa, ndagikora hano Kigali hari inzu zikomeye nagiye nubaka. Gusa nkabona byo nifuza ntago ndi bubigereho. Nakundaga internet cyane ko nari narize ibintu bya informatique, nabyize ariko ku ruhande muri siberi niyishyurira. Ngiye naragiye ndiyishyurira, avuga ati nabibonaga ku ishuri, ariko nkabona situntu tujya rimwe mu cyumweru. Ibi bintu kuko bizatuma umuntu amenya gukirika. Ati wapi, ngiye njya kwishyura ku ruhande muri siberi, noneho nishyura amafaranga, mbasaba programme, banyigisha programme enye kongeraho na internet. Bituma noneho menya mudasobwa cyane pe, ko nagezeho mba n'umwarimu w'abandi bazaga bansanga aho ngaho, ni hari akamembe hari Islamic. Ibyo noneho nabyaje kumfasha iki rero, naratekereje nkatari ko nzi gukoresha ikoranabuhanga, nkunda internet. Ubwo ntanasimbutsa rutundi nagiye nkora, tundi nagiye nanga kutugaragaza, nkaho nigeze gusemura ibyo bivaho, haza umushinga witwa Babo, biriya ni company ivura kuri koranabuhanga. Bariya ndi mu bantu ba mbere babamenye mbere, njyayo mane baranandaburiza, nagiye barandaburiza ndababara byatari, ariko ntacyo ibyo byose wabikoraga. Nizo nizamvune za life struggles. Naje kubitekereza rero, ariko icyo gihe nzara yarandiye shumi, abantu twabanaga muri ghetto bankoreraga. Ahantu nagiye nkora ikiyede, yaje kumbwira ati sinkunda kubana n'abantu, ati bro ihangane rwose sukwanga amafaranga y'ukwezi ntuyanyishyura, aho gushaka andi hantu ujye. Hagati nakundi ahandi naho narindi
nagiye arambwira ati rero bakazi bakimuye urumva icyo gihe nabaga kuri support gusa bakazi bakimuye ngiye gukorera mu ntara kandi urabona inzu ngomba kuyitanga ubundi icyo gihe nibwo nahise mvuga ati ubundi Kigali najyaga nyumva muri story ntabwo ndayibona urumva none nkibaza ndasubira se irusisi kwande se ndasubira kwande nta hantu ndi bujye sister wanyangaga se ntabwo bibaho muri ba baturanye dukora cotisation kugira turye se ndakoteza iki se mbona biranze mba ninjiriye abandi twakoranaga ubuhanzi guhera icyo gihe nabitangiye 2008 kuzamuka inshuti zanjye za hafi barambwira ati rero turi kwiga tubaho kuri bourse ariko waza tukabana nta kibazo tugasharinga life ati sawa mba ndagiye man twabangiye kitari gitoya bamfasha ndabashimira ariko nyuma baje kundaburiza ariko nibyane niyo bya life your life y'ubuzima buteye hejuru aho ngaho hari akantu ndi kugira ngo ngire icyo gihe muri icyo gihe ibyo byose byari biri kuba icyo gihe wari waretse ishuri kuko wari waje kwiga muri kaminuza wari warihagaritse yego cyane naraje ndavuga ati kaminuza ntabwo biri bunkundire kwiga kaminuza nishyura inzu ibyo kurya ku 2025 mvuga ngo nta yindi income ubwo nateganyaga ntabwo navuga ati se 2025 ya bourse atazira igihe iyo mbona ntibikunda nibwo nahise ngana hehe ngana mu Kiyede mva mu Kiyede ndazamuka yego nyuma rero abo bantu barandaburiza byatara ariko ravuga ati nakundi uburyo bandaburije twabanaga muri ghetto bancumbikiye dukubise mw'amezi 3 tutishyura ghetto buri wese ajya iwawe nyisigaramo ngenyine urumva hano ndavuga ati no Kigali ni nini kabisa nk'umuntu ukunda kugisha inama ariko ngatoramo bike naje kubwira abantu bakuru bagisha inama hagati rero nabuza amafaranga kwishyura inzu bayintayemo nayo nabona ndashaka gutaha ariko ko naho njya naho ntaho nzi barambwa ati subundi nugendira ambwa ati urabona avantage ari izi hariya narya wenda ntishyuye abantu abanzi neza ntago nigeze mbana nabi abo bantu nibambona bazangira imwe cyangwa sinabara naho ncumbika barambwa ati none subundi wifuza kubiki cyo ni ikibazo nakunze cyane buri wese ushobora kuba ureba Inzozi TV icyo kintu aba ari cyo kintu uzajya wibaza ndashaka kubiki kibazo barakimbajije ndavuga ati ngiye kintu nifuza kuba ndifuza kuba umuntu w'umugabo udasaboye basambwa ati none se gusubira hariya urabona hari cyo biri bugufashe icyo gihe se harabo wimye kuko uravuze ngo udasaboye yimye harabo wari warimye no mugani nyarwanda ariko ubwo urumva ahantu nagiye nyura noneho gusubira muvuga ati mwampaye ntago byumvikana vrema cyane ko hari n'abatarifuza ko niga ari nk'umuntu wigeze umbwira ngo buriya se nubwo ari kwiga zarangiza man reka mubwire ko narangije kabisa mfite diplome yanjye muri hege so nuko bangiriye inama barambwira ati rero niba koko ushaka kuba umugabo nyamugabo ntabwo atinya ibibazo ntabwo iyo abonye ibibazo bije asubira inyuma ahubwo atera intambwe ajya imbere bakimbwira iryo jambo nabwo ati murakoze naragenda aryama ndatekereza kabisa ni handi nakoraga urugendo kugira ngo mbone icyo kurya hano si Kimironko mvaga Kimironko ngakora urugendo ngiye Kagugu ngiye gusura inshuti ubwo ninsanga wariye nyine ndakotoye urumva so kuri ubu rero life yarahindutse uburyo byagenze hamwe babantu ya nama bangiriye naje kwicara navuga ati ko nizi koranabuhanga kandi akaba ari ibintu nakoraga nanjye ntazi ko mbifitemo impano brokerage services nibyo bita ubukomisiyoneri icyo gihe nabikoraga nyine kumwe abantu tuzi bakera n'undi babikora umuntu wakumva ngo avuze inzu ugatumva ati ariko hirgira hari akajyayo nyine ubwo akayishyura bikabira we ntunamenye ibyabaye ariko nawe ati ibintu niba mbizi nkaba nzi koranabuhanga ko mbona Kigali abantu bashaka inzu kubera iki ntabikora naragiye nkajya nkoresha Facebook
icyo gihe ariko mpuriraho n'abandi nabo mbona babitangiye tukaganira baza kumbwira ati ariko nyine njye nabonaga uburyo wa postinga ngiye aho postingira nkabona ntago bihura kuko buriya Facebook ifite utuntu twinshi nza kubegera ndababwira ati se mwamfashije ibi bintu bikorwa gute kuri Facebook barabinyeretse ndangije kubw'amahirwe bambwira n'izindi website so gupostingaho aho ati burya byo narabyigishije narabyirebeye nyine nk'umuntu bizi ngenda nsoma ndabikora mbona birakonze ariko ubwo nabikoraga ndi kwiga bwakeye mu gitondo saa 12 zitaragera ebana njya mu makaritsiye ya Kigali Sinyazi ndayahiga ngenda mbaza ibiki n'ibiki mbambaye mu komisiyoneri mu buryo nanjye ntazi ariko nari nsanzwe ndiwe ko ubundi nabitangiye ndi Butare narangiye umuntu inzu mbona arayiguze nta n'igiceri cy'icumi yampaye ndikomereza tangiye rero kubibyaza umusaruro ngeze i Kigali shumi akazi kacu ni keza kararyoha ubu kuri iki gihe iyo wirebye urireba hari nyine biriya byose twaganiriye waciyemo nk'isomo cyangwa amasomo ubuzima bumaze kukwigisha naye ku buryo ushaka kuyasangiza undi muntu isomo rya mbere cyambere tujye twiyigisha kuba responsibility ubwacu responsible w'ibibazo byacu ariko bitavuze ko kugisha inama bitemewe ariko hari igihe rimwe na rimwe ugisha umuntu inama akakuyobya kuko burya umuntu niwe wiyizi umuntu ni mugari ntago ngiye ushobora kumenya icyo passion yanjye nk'urugero nk'abanyeshuri gira gutya kubera ko wenda mukuru we yize wenda hege agatemba ko nariyo ari bugemo kandi wenda ari bushobore mege wenda ni nayo cyangwa se imyuga ariko ntiyifatira imyanzuro ibyo bintu byica ubuzima ikindi life yicwa n'akantu gato cyane buriya kandi ibyo byose bizana n'ikigari hari ibigari byinshi nagiye ngendana nabyo ariko nabona uburyo bibuminga bagati wapi nkigendera ngenyene bituma ngenda muri aka kanya bari hasi ubu nibo bari kunsaba nicyo kintu nshima Imana sinibyo gusa na babandi banyangaga mu miryango ubu nibo bansaba ubufasha kandi abo baha nta kibazo nta nubwo mbivuze nda kugira ngo mbumvishe ko ari beef ntazo ahubwo nyine ni life mbangira ngo benshi bumva ukuntu ubuzima bumera ikindi nirindi somo ewana umuntu uwo ari we wese ntabwo mvuze urubyiruko simvuze umwana simvuze iki ajye yumva ko buri muntu ewana ni engineer w'ubuzima bwe buri muntu ni engineer w'ubuzima bwe cyangwa se buri muntu ni doctor w'ubuzima bwe yaba umubyeyi wawe azakugira inama nzima iyo yita ko ari nzima kuri we ariko se reka nkubaze tuvuge mama wawe ni umuhinzi kandi wowe ntago ubuhinzi bwibonamo pe sibyo ndiye uranabona nawe igihe yahereye imyaka ibaye 10-20 hafi 25 ahinga nta kintu arageraho kigaragara ugiye kumugisha inama azakugira iyihe birashoboka ariko inshuro nyinshi azakugira inama ijyanye n'ibyo abamo icyo gihe rero urumva wowe ubwenge bwawe cyangwa se icyo wifuzaga kuba cyo uri kugipyinagaza ahubwo ishakemo wowe icyo ushaka kuba cyo iyo niyo nama numva nagira abantu ikindi ubuzima bwawe wabutubwiye mu byiciro like uko wavutse hari ugukura bikugoye hari ubungu bahuri ariko harimo no buri gihe nta handi umuntu aba yibona hari no buryo uba wibona no muri gahunda kuko igihugu urimo gifite n'abandi bantu bakirimo hari no kubona abandi bantu iyo uri kwibona muri gahunda za leta iyo uri kwibona we muri gahunda ufite wibona ute buriya rero ariko n'ubundi nta nubwo bijya gutandukana n'ubuzima bwanjye kuko nabayeho kubufasha nkunda abantu nkunda kiremwa muntu ngira n'impuhwe nyinshi cyane buri muntu wese ubundi abantu baravuga ati hari abajya bambwira ati we ntago uzigerukira kubera iki simbizi man formule yo gukira ngo nuguhemuka nibyo ariko mbona abakire benshi barahemuka kabisa barahemuka nanjye barahari muri telefone nkweretse
Ewana ni urutonde runini cyane rw'abamemukiye ariko ntacyo turakomeza tukibanira neza twongeye tugahura turakomeza mbo so ngicyo nashaka kuvuga cya mbere ewana ugiye ku ruhande rw'igihugu cyawe nta kintu wabura icyo so njye biri nkora muri aka kanya ntabwo nta nubwo ari ngombwa kuvuga ngo uyu n'uyu ariko hari abantu mfasha hari abo mfasha mu buryo bwa finance biga bageze mu wa kabiri secondaire abanyeshuri babiri hari n'abandi ngenda mpura nawe byo ni ibisanzwe ugati inzara ibintu gutyo cyangwa se amafaranga y'inzu sometime ukamugira inama ukabikora ukamugira n'inama kugira ngo abone andi mafaranga ariko hari abandi bantu bajya bambabaza hari abantu baza bambwira ati turifuza kugera kuri level ugezeho turabizi ubuzima wavuyemo aho ugeze ariko twifuza kudufasha byibuze natwe tugiye ku rwo rwego nta muntu njya makanira mbo hari n'uburyo tubigenza nk'ubu mfite company trust dealer yes so yanjye ariko nkaba nkorera no muri Kigali dealer mbo ibyo kubigeraho urabyumva ni ingufu imbaraga nk'umuntu uje mpitamuga ati rero muri company ngiye kugira nkwakire muri company uranyishyura 1,100 nkwigisha akazi uhabwe n'ibyangombwa ugakore mu buryo buri professional urindiwe n'umutekano na company niba ubona bikugoye ntago ndi bukubwiye ngo subirayo hari ubundi buryo ndi bugufasha ndakwigisha uko akazi gakorwa ngusabe tube turi kumwe mu gihe wenda runaka icyo gihe ubwo nawe niba uzi gukopera uzaba umaze kugira icyo umenya kuko akazi kawe ntabwo gasaba amashuri cyakora iyo ufite amashuri biba byiza kurushaho iyo uzi indimi kuko duhura n'abantu benshi nkanjye ngira amahirwe Igifaransa ndakivuga Icyongereza Ikinyarwanda n'Igiswahili nkumva birambo abo duhura ubundi izi ndimi za East Africa abenshi ni izi ndimi duhura nazo iyo urumva uzizi ugakora neza cyane abantu rero bambabaza n'abantu batanu hari abantu batanu baje bangana bansaba ko mbafasha guhindura ubuzima man biraho nambabaza reka nanshimisha muri abo batanu babiri barafeirinze n'abasore batatu baba successful ariko muri abo batatu babiri n'abakobwa umwe n'umuhungu ariko ikintu kinshimisha kumbona niyo umukobwa ashobora kuba successful akaba ageze ku rwego nawe muri aka kanya niba yarasabaga akaba ageze ku rwego kuba yatanga ndishima nyine mpita mbona ko ni byiza nta utagakora umukobwa umugabo wari wese aragakora aka kazi rero aka kazi urimo harimo uri kutubwira ngo nakazi none uri gukora mu buryo buri professionnel ntago ari baba komisioneri ba kera bamugani ngo warangiraga inzu ngo hari ya biraho ngaho biri mu kavuyo nk'ubu ngubu wenda ntago ari ukwinjira mu buzima bwawe ariko wenda tuvuge nko ku kwezi nk'iyo wibariye ku kwezi ushobora nko gufata nkangaye amafaranga yacu rero ntabwo agira umubare cyo n'ubu ngubu tuvuganye nakiriye SMS y'amafaranga ngereranyije se katurebe wenda amafaranga make ngereranyije make ya kabisa ntago nabura ibihumbi byibuze 300 cyane noneho iyo ufashe rero ufashe ubwo buzima ayo mafaranga ubona harimo icyo ngiye nari nabajije n'ubundi kare nongera kugarukaho hari intumbero ufite bitewe ibyo wagiye uvamo hari abo mugano ugiye umaze gufasha kubera ubuzima wagiye ucamo ariko hari uburyo no ufite intumbero yo kuvuga ngo ejo cyangwa ejo buri no ndashaka kuba meze gutya iyo ntumbero niyo ngira ngo usangize umuntu dukuri akoze cyane nkuko nakubwiye ko ngiye ubundi ubuzima bwanjye nawo planinze nkiri mutoya ntabwo ari ibintu ugenda usitaraho reka nibazakubeshya ntabwo burya niba ushaka gutera imbere uzavuga ngo icyo nshaka kugeraho ngo uzakivuga kubera ko wabonye amafaranga ntabwo uzigera unayabona mu kazi kanjye nabwiye ati amafaranga ntabwo nyabonera rimwe happy nshobora kubona ibihumbi 10 uyu munsi ejo nkabona 50 ejo bundi nkabona 100 noneho ayo mafaranga niba utapanze icyo yakoresha wenda uvuga ngo ndashaka kuzagura imodoka
n'imodoka uzategereza ko yabona icyarimwe ntibishoboka, byose bigendana na saving. Bo icyo ni kimwe. So ikindi icyo nifuza kugeraho ngewe mu by'ukuri nsa nkaho ndi kugikozaho imitwe y'intoki. Icyambere uko navuye ko nabitangiye kera numvaga nifuza kuba CEO, kandi ubu namaze kubaho. Nabaye CEO wa Trust Dealer. Ariko si honyine nifuza, ahubwo nifuza noneho kwagura Trust Dealer ika branding, so donc ika ku rwego mpuzamahanga. Muri aka kanya turi gukorera Kigali, tugera no hanze ya Kigali mu ntara zimwe na zimwe, ariko siho twifuza ko twakwambuka n'imipaka, tukambuka n'igihugu tukajya no hanze. Sibyo gusa, twifuza ko buri service yose ifite ihuriye na real estate twaba tuyitanga. Muri ya mafaranga wambwiye mu 300,000 ufite byibuze ukoreshamo nk'abantu nkabangaye, wenda tuvuge tugereranije abantu ukoresha nk'abangaye. Sasa mu kazi kanjye buri muntu nkoresha arihemba, ntabwo hariho ngo imishahara y'abakozi oya, twe mu kazi kacu urihemba, ahubwo tukaza kureba ati noneho kampani ikeneye ibi nibi, wowe winjije iki niki ugomba kuzana amafaranga runaka muri kesi. Yego. Okay, byiza cyane. Rero ni turi gusoza, hari ikintu ndi kugira ngo uze n'ubundi wagiye ukigarukaho, ariko none ndagira ngo wenda ugire uburyo ukivuga mu magambo make, no tugira n'abantu tujyaho runaka. Hari wagiye ugaruka ku rubyiruko ukavuga urubyiruko gushaka akazi iki niki, ndi kugira ngo utange inama ku rubyiruko ruri mu bibazo byo gushaka akazi, abari wowe ugira ikintu wababwira no nkawe umaze kugira aho ugera mu buryo runaka. Urubyiruko rushaka akazi se nababwira iki, nibakomerezaho. Ariko ntatereraho, nakomerezaho ariko ntatereraho. Gushaka akazi rero ntago ari ukwandika ngo ugende udepose, oya. Gushaka akazi no mu mutwe uragashaka, kuko erega bariya bose bagenda duha akazi nabo bahereye muri mind bakritinga akazi kabo. Muri aka kanya turabakeneye, kubera iki wowe niba ukimukeneye ko nanjye naragakoze, nabwiye ko nakoze ubuyede, ariko nubwo nabukoraga ntago umutwe wari utuje, nakomezaga ntekereza ese ngewe niki nakora nanjye ngatanga akazi. Muri aka kanya narakibonye. Hari benshi bambaza ati se buriya akazi kawe umuntu aguhaye nk'akazi wakora nk'akazi k'amafaranga, mana nakonze simbizi, ariko bijyanye ngaho umuntu usaba akazi nabyo byiza kugira yicare, ariko anibuke ko nawe ubwe muri we ashobora kuba yifitemo akazi. Ushobora nanone kutubona kuri wa3@kigalidila.com website. Bidakunze aho ngaho kuri website, ahandi wadusanga. Ushobora gukoresha nimero ya telefone 078 48 42 43. Mukabashakira byabi amazu ibyo dukora, service dutanga, turanga amazu, ugura, ugurisha cyangwa se ukodesha wari we wese n'ibibanza. Ibyo nibyo twibandaho cyane. Donc ni company, ubwo ngiye ndi kwivugira nibyo nibandaho, ariko ari abandi nabo bafite ibindi bakora nk'imodoka, ku buryo wabishatse rwose ukanyuraho mitanguhuza nawe akaguha service nziza cyane. Service tugira nta handi uzayibona mu bakomisiyoneri. Ni Inzozi TV online. Twishimiye kuba twari turi kumwe na Maksudi yatubwiye inkuru y'ubuzima bwe, yatubwiye uburyo yashakishije ubuzima muri no Kigali, kandi ari kugenda bubona umungu kuri iki gihe. Icyo twishimira no guhura n'abantu bafite intumbero, no guhura n'umuntu ushobora kuza w'urubyiruko akaba yaza akatubwira ati natangiye gutya ariko nayo mfite intumbero, kandi aho maze kugera ndetse mfite byinshi nshaka kugeraho. Nabo bantu tuba dushaka, ni ibyishimo kuba dusangije no nkuru yiwe, kandi nawe ufite inkuru yawe ushobora kudusangiza kandi ushobora kugira ikihindura.
tugusabye gukora subscribe, kudukorera share kuri zino nkuru, ndetse ukawaduhereza n'ibitekerezo by'uburyo twahindura bino bintu. Tubasabiye guhirwa mu byo mukora byose, naho ubutaha murakoze.